nyuma y'uko Amerika yohereje amato abiri mu mazi muri Hormuz, mu bunigo bwa Hormuz, wabyita muri Gifaransa mu Cyongereza Gulf of Hormuz, wabyita Canal de Hormuz, simbizi, ariko n'ubunigo ni amazi ya Iran. Amato ya Amerika abiri yafatiwemo, yaraje amato ya Iran arayafata, ariko aho bari mu biganiro bumvikanye yuko nta muntu uri bugire gute Iran itatangaza ubwene gihugu bw'abantu bafatiwe muri ayo mato n'ibiki rumva nama mbere yuko nyine intuza iba mbere yuko bumvikana. Ariko ikigaragara cyo nuko intambara n'ubundi ntago irivuze guhagarara, kuko Iran yo yanze kubingaruzwa mu heto, yanze kubwirwa ibintu byose ibonye. No kuvuga ngo Iran, ikigaragara kuri Iran, imbaraga zayo ziragaragara muri oya ibwira Amerika kuva na kera. Iran yamaze guheza inguni. Ubu nuvuga ngo yo yamaze kubona yuko oya yayo ari zo mbaraga zayo, mu gihe Amerika ishaka yuko Iran itanga ubushobozi bwose bwo gukoresha intwaro kirimbuzi n'ubushobozi bwose bwo gutunganya uranium, ndetse igatanga ubushobozi bwose bwo gukora za misile. Urumva umuntu agukuye ubushobozi bwo gukora intwaro, haryo ngo bwo muntu urumva yabagukundara. Iran yabyanze rero, Iran yabyanze nuko byatangajwe na Minisitiri w'Abanyamahanga wa Iran yitwa Abbas Araghchi. Yavuze ko Iran igomba gukora ibiganiro na Amerika, ariko bikakorwa mu buryo bw'ubwubahane kandi bikagendera mu nyungu za Iran, apana kugendera mu nyungu za Amerika cyangwa mu bindi bintu bya America First. Urumva America First ntabwo Iran ibire. So no kuvuga ngo rero Iran ikigaragara hari situation ukuntu imeze mu burasirazuba bwagati, intambara imira tutumba byanga bikunda. Ariko Israel yongeye gusunika ivuga ati murase cyangwa twirasire. Ariko uribuka cya gitero cyitwa Midnight Hammer, cya za ndege za Amerika zagiye kurasa muri Iran mu mwaka ushize, yani mu kwa gatandatu ku 22 muri ya ntambara se iminsi 12 rijya gutangira se nuko tangije igitero cya Amerika cyitwa Midnight Hammer. Ngo ni inyundo ya mu gicuku. Iyo nyundo ya mu gicuku niyo yagiye barasa kuri Fordo, n'uruganda rwakoraga uranium ya Iran, barasa kuri Isfahan, barasa no kuri Natanz. Ariko ikigaragara cyo nuko ntacyo byatanze, kuko amakuru dufite mu minsi ishize Amerika bivuye ku busesenguzi bw'ibyogajuru by'inshuti za Iran ndetse na Iran, byagaragaye ko Amerika irimo gutegura ikindi gitero kimeze nka cyakindi bita Midnight Hammer. Icyo gitero rero Iran yahise kurikirana amantu zayo amakordone ibyohereza Amerika, irababwira ati muzibeshya mukore nk'ibyo mwakoze ubushize, ntago tuzihangana, tuza turasa mu bihugu byose mufitemo ibirindiro. Kandi uko Amerika ifite ibirindiro mu bihugu 9 mu burasirazuba bwo hagati, nyina ngo dube gutusha twabisubiramo tubivuga se ni ngombwa kubivuga. Igihugu cya Qatar harimo ibirindiro, igihugu cya Iraq birimo, ariko Iraq urumva bagiye banagabanyuka, banagenda bagiye bavayo bitewe no gutinya kuri Iran. Ariko nta se no gutinya cyane kugira ngo bajye kwestara nyine ibikoresho muri position zishobora kurasa ku bigo bya Iran cyangwa se bishobora gutangira misile za Iran. So nuko ibintu bihagaze rero. Abwo Amerika yatunguwe no kubona Iran ubona ubushobozi bwo gukoraho noza ya Starlink, gukoraho iriya network ya Elon Musk Starlink. Rero bivuga yuko ngo ari Abarusiya n'Abashinwa bafashije inshuti yabo Iran. Ariko giyewe nk'umuntu usanzwe ukurikirana nzi na siyanse y'abaperisi, buriya rwose Iran nayo yabishobora ko nayo ifite ibyogajuru kandi ubuhanga nayo irabufite, ishobora kohereza bikaba byabasha gukontrola mu buryo bwa gisirikari, igakora cyangwa igakora n'inshuti zayo. Ariko nayo amakuru ikayabona byanga bikunda yuko barimo kwitegura igitero, kandi cyangwa Ubushinwa bukayisapotinga cyangwa nyine Amerika yo ivuga yuko n'abanyaburayi bavuga yuko ayo makuru yahawe Iran, atanzwe n'Abashinwa, ubwo yaratanzwe na Pyongyang nyine yatanzwe na Peking. Pyongyang ari bona bize kuri ruguru, yaratanzwe n'Ubushinwa nyine Peking cyangwa se Beijing, yo bahatanze amakuru ngo n'Uburusiya. Ariko ikigaragara cyo nta muntu ufite amakuru ahagije yaho Iran yakuye ubushobozi bukora yo satellite. Uzi ko satellite yafashaga abantu bigaragambya gase n'abarasaga n'iki. Iyo Starlink ivuyeho
so ibyo byagaragaje imbaraga za Iran muri tekinoloji, mu bwirinzi, kandi Iran ikigaragara cyo Iran ishobora gukora retaliation, kandi ikora retaliation isi izabihombye, isi hazangirika ibintu byinshi cyane. So kubera izo mpamvu rero niyo pressure yose, ibihugu nka United Arab Emirates yavuze yuko yabwiye Amerika yuko itazigera yifasha mu kurwana na Iran. Ngira ngo murabyizi ko Pakistan yo yidekaraye mbere yuko Israel cyangwa Amerika cyangwa ibihugu by'Uburayi niramuka birace kuri Iran intwaro za kirimbuzi, yuko Pakistan izahita irasa kuri Israel intwaro za kirimbuzi. Ubu rero urumva leta zumwe z'Abarabu, Saudi Arabia, Oman, hajya cya gihugu baganiragamo ni ikihe kindi, Oman, bya bihugu byo murasaba bwo hagati, ubwami bwa Jordania, urumva harimo ingabo hose aho ngaho. Ibyo bigo byose uko ibirindiro 9, so ni ibirindiro byinshi ariko mu bihugu 9, ibirindiro bigera mu 20 na ushaka no kurenga. So ibyo nibyo bizwi. Ibyo rero ibyo bihugu biratinya yuko Iran yazabitera ikabirasa nayo. So Iran ibyo bihugu bwose ntago bifashije Amerika bikayiterana Iran byayirasa pe, byayirasa, ariko kuyirasa kwayo nayo yabarasa igakora retaliation ku buryo bukomeye, nayo ikabamenagura ugasanga mwese murashenje, mushaka kuyirasa ikamerwa nabi, ariko nawe ikabashengabaza. Biriya bihugu 9 biramutse birashe Iran ntibyaye, bihugu 9 bifatanyije Amerika n'inshuti zayo ku buryo yasibangana ku ikarita y'isi. Bihugu 9 ntabwo byayisibanganya ku ikarita y'isi, bishobora kwishengabaza kuko erega nayo ifite imbaraga. Iran nayo ifite ubwirinzi bw'ikirere. So Israel, niba Israel ifite ubwirinzi butandatu bw'ikirere, ifite ubwirinzi bwitwa Iron Dome bw'ikirere. Yego. Iron Dome ubwo ni ubwirinzi bw'ikirere bwa Israel bwa mbere, ikagira icyo bita Iron Beam. Yego. Na Patriot. Patriot ni Amerika yabahaye. Hari ahubwo hari Arrow System. Urumva bwose gatatu. Yego. Akaza ubwo na Thadi na Patriot, ubwirinzi bugera muri 6. Harabura mu bumwuka ngo ubwo Iron Dome, Iron Beam, Arrow System, Patriot, Thadi, ako ubundi no wese ndizibwo nibagiye batuvuga ubwo ngo sina ngombwa cyane, ntago tugamije kuganiraho. So ubwo bwirinzi rero bafite na Iran nayo ifite ubwirinzi yahawe n'Ubushinwa, ifite ubwirinzi S-400 ivuguruye new version. So S-400 Iran ifite ishobora kurwanya ibitero biturutse ku byogajuru. Urumva imbaraga ifite, urumva irindira kure cyane mu birometero byinshi. So ifite S-400 ikagira S-500 ikagira ubwirinzi bwayo busanzwe, ikagira n'ubwirinzi Ubushinwa bwayihaye, kandi bya bihugu by'Ubushinwa no mu Rusiya nabyo bihugu bikomeye cyane. Hanyuma ikindi gikurikiyeho, Iran nta gihugu kijya kimenya ubushobozi bwayo mu bijyanye na siyanse na tekinoloji mu bya gisirikare, kuko buri gihe atungurana. Nk'umuntu ntambara iminsi 12 ejo bundi yabaye hagati yayo na Amerika na Israel, ni bigaragara yuko Iran yakoresheje imbaraga batari bazi ko yabona, ariko izo mbaraga zarabonetse irazikoresha nubwo bikabigihagaze. So ubwo rero murasiyaza bwo hagati nuko bimeze, ariko uko byamera kose kumva Amerika ivuga mu masaha 48 biki, ariko jewe ndimo ndabona Amerika ntago guhita itera ko kanya ntago byayorohera, kuko Amerika iyo nabo mbabona nk'abakariteri, bavuze ko bafashe Nicolas Maduro nk'abakariteri. Bigaragara ko Trump nawe abashaka kubona mukize yakizwe n'abakariteri. Abakariteri nyine biyiba bakajya kwiba ibindi bihugu bakagushyira ku ngufu, nyine muri byari nabo ngo imposer la paix par la force. Urumva no gushyira amahoro weshishije imbaraga. None wazajya kubona ukabona Amerika izanye cya gitoroshi kimwe twavugaga kare, igitunze muri Iran, ishikuje itwaye ura mu president wa Iran Masoud Pezeshkian se. Yego. Urase baramushaka kugira ngo barashaka umwami, barashaka umuyobozi w'ikirenga wa Iran, barashaka Ayatollah Ali Khamenei, niyo bashaka cyane. Niyo bashobora gutunga cya gitoroshi ntago, kandi nakubwiye ko muri ya ntara ya Azerbaijan yabo yo muri Iran yegereye Azerbaijan barafatiye toni 40 n'ibyo bitoroshi birimo. Nese ibyo bintu urabifasha umu scientifique mu gihe ibyo bihugu byinshi birimo wenda nk'Uburusiya bikomeje kugaragaza ko bishyigikiye Iran. Biranashoboka ko perezida wa Amerika nyakubahwa Donald Trump ashobora kuba yanashimuta na Vladimir Putin. So reka rero nkubwiye Gerard,
Irani leta ya Irani ni leta ya Kisilamu mega muri make bayita mega ni leta nyine igendera ku idini rya Isilamu kandi bari abantu b'Abanyamerika n'Abayisiraheli n'inshuti zabo n'Abanyaburayi ntabwo ibyo bintu by'Ubusilamu babikozwa mu gihe umuyobozi wa Irani ashinja yuko bari bafite imico mibi yuko baza kwambika abantu busa no kuzana ubutinganyi n'ibindi bintu nk'ibyo urumva muri iyo mico ubu rero Irani ivuga ko ibyo bitazigera biza hariya muri Irani byo kugira abakobwa bambaye ubusa cyangwa abahungu bazamuye ibikariso biri hejuru nko mu Rwanda ujye ubona abahungu bagenda mu ibikariso biri hejuru nyama bagira ngo yerekane ko ifuze simbizi hamugane mbwira buriya ibikariso hejuru bisobanuye iki cyane kwa kuri kuvuga ngo umupaturo utakuzamura ngo nazababazwe n'ipantaro utazamuye numvisha ariko babivuga ku bakobwa cyangwa ku bahungu no ku bahungu no ku bakobwa abakobwa bo nyine bambara utuntu tugufi ku buryo ikariso ushobora kurebera munsi wenda ariko n'umukobwa wambaye ipantaro hari igihe n'igikariso kirengaho hejuru abahungu ariko ibikariso byo biri hejuru neza sinzi ipantaro bakenyeye mu mfundiko biriya bintu birango byaturutse ku bantu bari bafunzwe muri gereza noneho ngo bafunzwe igihe kinini bitewe no gukubitwa no gufatwa nabi noneho bageze hanze kuzamura ipantaro bikanga nyine bayizamura ku buryo bahita batoneka ibyo bintu babizi neza kijyana n'urwitwazo yego noneho abantu babibonye nyine Abanyamerika benshi batangira kubyiga n'imyitwazo by'imico mibi nyine bayaje wenda iwabo muri Amerika iyo mico ishobora kuba ari myiza ariko ahandi hantu iyo mico utayizana ahandi hantu iyo mico bahagira hari undi muntu yibona akabona ari imico kutiyubaha yego so rero nkomoje kuri icyo kintu ngewe natangiye kongera kubona ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho wenda duhereye muri Ukraine urabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isapotinga kuri iriya ntambara iri kubera muri Ukraine ntago wabihakana ntago mbihakana ndabizi rero iyo twumvise ngo umujenerali cyangwa umusirikari mukuru w'Uburusiya yarashwe wumva iki numva nyine imbaraga z'ubutasi ariko none yarashwe ate yarashiwe kuri fronti batatse mpaka baragenda bamugeraho bamukubise igisasu wenda bamupimye neza cyangwa se bohereje umusivili niba mu rugo rwa generali kandi uzi ko generali nawe afite ubwirinzi buhagije generali abasha kuraswa n'umuntu umwe Vladimir Putin we ntashobora kuba yaraswa ibyo ngibyo mu buryo bworoshye ibyo na Trump yaraswa n'undi yaraswa kuko ibitero by'iterabwoba byo umuntu araza akakwihishaho ashobora kuba n'inshuti yabana mwishyuye akaza akaba ari aho ngaho ibyo ntabwo ari imbaraga ibyo ngibyo ni ubutasi mbega ni ugukoresha uko ushoboye kugira ngo umwanzi umushyire hasi ariko uremeza neza ko bishobora kuba byatera ubwoba Vladimir Putin byamutera sinabyita ubwoba ntabwo yatitira ntabwo bari aramutse atitiye yahita arasa muri Amerika ko afite ubushobozi burasa muri Amerika afite n'ubushobozi burasa mu Bwongereza wumvishe intambara 2022 Uburusiya buvuga ko butangije ibikorwa bya gisirikare muri Ukraine icyo gihe Vladimir Putin Ubwongereza bwahagurutse buvuga ngo twebwe tuzagira gute ego ngo turi muri era ubwami bw'Ubwongereza ubu nibwo buyoboye urumva ubu turi muri ubwami bw'Ubwongereza uvuga ngo iyi era ishobora kuzarangira uvuga ngo Putin yize gutangaza yuko Oreshinike ntago yizeyo Oreshinike ashobora kuyitera mu mazi kandi uko Ubwongereza buri ari ibirwa ni ikirwa buri ntago ari igihugu ntago ni ikirwa muri make urumva ni ibirwa byinshi nyine bigize Ubwongereza harimo Angleterre hakabamo n'ibindi birwa nyine harimo za Wales harimo n'ibyinshi nyine urumva ni ibirwa nka bingahe ariko yavuze yuko ashobora kurasa Ubwongereza arashe mu mazi bagahita bicwa n'umwuzure iyo nyine akarengerwa kandi muri bigo by'Iburayi no mu Buholandi bitwa Pays-Bas hari systeme bafite zisunika amazi nyine zikayigiza inyuma buriya mu Buholandi hari abagore buteye bwahoze ari mu mazi ari mu nyanja systeme bazana systeme zisunika amazi none bazi izo systeme zikubiswemo Oreshinike ifite ubushyuhe bugera kuri °C ibihumbi 4 hafi n'umva na 5 hafi kuzuba ubwo urumva ikintu cyata ahita tornado haba ibintu birenze tsunami so rero yahita bikora nawe ntago ariko nyine intambara niko imeze gusa hari intambara iyo bita conventional akaba nicyo ni intambara bita unconventional conventional no gukoresha ibikoresho no kurwana mu buryo nyine bwemewe sinzi n'ubwemero wari we
gusa njye nagiye mu ntambara icyo nzi cyo nakoresha uburyo bushoboka naba nshaka gutsinda gusa ariko convention uwo ni ukuvuga ngo ntabwo wemerera abacanshuro urumva ntabwo wemerera gukoresha iterabwoba ibyihebe nk'uko bumva ngo umuzinari w'umunsi yagiye bamurasiye mu Burusiya iwabo arashwe n'umuntu wanyuragaho ibyo ni iterabwoba no kwica abaturage ibyo ni ibyihebe ntabwo wemerewe kurasa mu baturage ntabwo wemerewe gukoresha intwaro tuvuge wenda nk'intwaro imeze itera urabona ari intwaro barasa z'umumara izumara ntizemewe urumva urabona akaba ari n'izindi ntwaro zo bita cluster bomb barasa ari bombe imwe igahita ishwanyagurikamo utubombe twinshi cyane nka miliyoni zingahe z'utubombe tugakwirakwira ahantu hose niba ukora cyane ari kamwe bashobora guturitsa nk'akarere kose wita bushwanyagurika bukaba bwinshi iyo ngiyo nayo ntiyemewe ariko ibyo bintu Amerika ijya ibikoresha Ukraine yagiye ibikoresha cyane kandi ibyo bintu bigaragara iyo ubikoresha mu ntambara iyo bageze aho ubikoresha biba byagaragaye ko uwo murwana akurusha imbaraga icyo kigaragaza yuko uba warushijwe ruvuga ngo ngewe nawe turarwanye noneho utumyeho umuntu uri inyuma hano uti nataha uze kumunkubitira nk'ikigumi cyo mu nda ntacyo cyangwa cyo mu mutwe ejo nagaruka ku rugamba azaza wenda yavunitse nk'urubavu nzahereho nanjye mfatiraho ibyo ntabwo ari byo cyangwa twohereza ibyihebe bikajya guturitsa imodoka uzi ko abajenerali benshi bo mu Burusiya baturikamwe n'intoza n'ibisasu ku mamodoka baturikamwe gutyo nyine by'ubwihebe tu kandi uzi ko Amerika n'inshuti zabo bakunda gutera ibihugu babishinja terrorisme babishinja iterabwoba so rero ni gute wambwira yuko uzigisha abantu yuko iterabwoba ari ribi wowe ukayikoresha kuri wowe rikaba ryiza noneho ku bandi rikaba ribi harya ubwo Burusiya bw'ibyo bintu nimubikora ko nabo bafite ubutasi bukomeye bwo ntibabishobora se nabo babishobora igisubizo ni yego muri Amerika hari Abarusiya hari Abashinwa benshi hari Abanyayirani benshi harimo Abarabu benshi hariya mu Burayi hose nabo bashatse babikora urumva so nibyo ngibyo nyine Ukraine ntabwo nubwo babishimira no kugaragaza intege nke zayo ni intege nke yagaragaje kwica umujenerali umusanze atari ku rugamba no kujya mbega gutega umuntu mu nzira pe niba uri umugabo bwira umuntu tugiye ndaje tuhangane ariko se ugiye gucunga umuntu asinziriye umwishe cyane ni nkuko banzirika bakuvuga ngo ngwane nawe bose tuba turwana bamurashyiye mu rugo rwe rwose amasasu yo mu mugongo nubwo atabashije kwitaba Imana ariko yarashengabaye nyine byumvikane ko ashobora no gupfa ariko icyantangaje nuko bamwe mu babikoze harimo wenda umunya-Ukraine ariko abandi benshi ni Abarusiya nyine mu ntambara bose kuneka niki se bamaneko niki informers baragenda bagashaka abantu bakaba nose muri Iran ejo bundi mu myigaragambyo bari abantu bigagamye uremera ko bahembwaga amafaranga amadolari kurasa kuri polisi watwika ibiro hari amafaranga baguhaga kwica imodoka gutwika imodoka ya leta ya Iran hari amafaranga baguhaga kwica umuyobozi wa Iran bitewe n'urwego ariho hari amafaranga baguhaga ibyo byose Iran rero yaje kubivumbura n'ubutasi bwayo n'inshuti zabo niko kuvuga ati abigagamya turabarasa natwe bose bajya ngo barasha barenga barabarashe nabo bahita bavamo kuko rega nabo asoborikanywa urigaragambya ufite intwaro uri murarasa nawe ni gute bakorasa ukuvuga ngo urumva ibintu wuje undasa kandi nanjye mfite intwaro ni nkurasa ari yewe uri umunyamakosa kandi yewe watangiye kundasa ntabwo ibyo bintu byumvikana so ibyo ngibyo nyine ni bya bindi by'ibihugu bikomeye bigenda byempoza ibihugu bike nyine birusha imbaraga ni kwa kundi kwempoza nyine umuntu kuza Amerika akavuga ati turashaka peteroli yanyu mutaduhaye ngo tugire amasezerano turarwana cyangwa tubarase ni uburyo nyine ariko ni uburyo bwa Amerika ikoramo nyine n'ibihugu binenga bitishimiye politike nabyo biterwa n'iki nabyo biterwa no kunyungu zabo ziba zibangamiwe Amerika nayo ngo nayo bishaka inyungu zayo n'abandi nabo bashaka inyungu zabo ariko ikintu kigaragara ni uko dushobora kwitega intambara ishobora kutazorohera na Amerika buriya kuko Amerika ishobora kurashiduka irimo kurwana n'ibihugu byinshi n'irwana na Iran uko ntabwo n'ibihugu byaramaze kuyibwira biti twebwe ibirindo byawe ufitemo hano kandi wibuke ko biriya birindiro n'ari amasezerano byose byagiye kuri manda ya mbere ya ntuza rubyibuka manda ya mbere yande ya Trump uribuka ko bagiye gusinyana n'ibyo bihugu by'Abarabu nibyo byaba rimeze nko gutera ubwoba ngo basinyana n'Israel amasezerano byibuka ubwo rero nubwo ni nawe ukibikurikirana so biragaragara ko gusa Trump na emisiyo ntabwo ari yuko bigaragara abamushyizeho n'abamukurikira kuko Trump kuriyamamaza agavuga ntabwo ariko arimo gukora so nyakubahwa perezida Trump
ubwo nahe ho gutekereza ku cyo gukora we n'abo bafatanyije, hanyuma n'abo muri Iran nabo bakagira ibyo bakora ku giti cyabo, ariko twebwe icyo twifuza ni amahoro, kugira ngo ibihugu byose bikorane neza, bibane neza, isi igira amahoro. Ariko tunatangaza yuko perezida wa Amerika nawe akomeje kugaragarwaho n'ivanguraruhu.